ko Ben aza kuri Arena twari kumwe. Uko byagenze rero ngo Ben agambanirwe byakozwe na Nopuja nyuma yaho The Ben abonye ko Symphony twawe yamugiriye inama yo gukora live muri studio ya Country Record. Nopuja afite ibyuma byari live kuri studio, icyo yashakaga nuko bikoreshwa akishyurwa. Muyoboke nawe wari uri kureba percentage ye muri show arakuramo, birengagije performance ya Ben. Uburebye ba bantu bose bamugendaga inyuma barapostinze video zitagira caption kubera gucinya inkoro, ntibamubwiza ukuri. I know what's happening to him, but nta muntu wo kumukebura afite. Unarebye uko influencers cyangwa abanyamakuru bafashwe mu kwinjira wakumirwa. That's it. Ibyo bintu ariko kugira ngo urabona ko nari narangije kubivugaho ngewe nari cyane. Ahangaha urimo kunyumva The Ben kamereke video The Ben ari kurira ariko nanjye none sibyo bihuriye nibyo tuvuye ariko sobanura ibingibi ariko gusobanura ibingibi ubaye icyo ariko gusobanura ibingibi ndi kukwereka wa muganura umufana wa Bruce Melody man. Reka ikibazo rero ntabwo nawe ntushobotse, ndakubwiye hari video mutigeze mubona. Reba hano tuvuye gusoma ibintu bishaka ariko se wabonetse ko ari kwisobanura byo kurira man. Ndakubwiye ngiye kukwereka The Ben ari gusobanura ibingibi by'iyi post. Reka mbikwereke. Rega muzamu ntawe mufite muzaya muzampungira nzabazwa nka rohombi dore gifite n'isoni kiri kubivuga. Post is good for. Reba hano twakoze playback. That was live. It looked sinzi muri kwisha concert za Chris Brown. Sawa nyine. One of the greats ever. Ni mu kwisha concert za Neyo waherutse na. Those are called loops. You loop ikintu and then kigasigana no groove y'ibyo wateguye and then you sing over it. So maybe you need some more cardio when that's on utaha. We did what we had to do, and I think maybe it's bisaba also on Robert's Ugongo. Do playback, not at all. I want to go buzz. If you're going away, you need to be honest. You're when you're in a comedy crowd, with the crowd. So now, good performance. Now twakoze playback. Yeah. Live. It looked. Sinzi muri kwisha concert za Chris Brown. Sawa Brown we. Kuramo. Ni mu kwisha Chris Brown. Wabyumvishe? Kuramo. Urabyumvishe? Byo kuvuga ati looped ni iki? It's kind of semi live. Semi live uzijyari bicyo. Semi live ni kwa kundi bashobora kuzana gitari sibyo bakazana n'umupianiste noneho bakazana CD producer yakoze bakuyemo amajwi. Ibyo bintu The Ben arabikunda cyane, like hari ukuntu nyine yaba afite n'ibyo iboro, kandi Bruce Melody nawe Bruce Melody bintu akunda live iri clean, iri dry. Nta Bruce Melody ntabwo ashiramo semi live at all. So rero it makes a lot of sense to me ko ibyo nabyo ni ikindi kintu nacyo mvuga. The Ben afite team mbi, very 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 bad team, a very very bad team. Like abantu abajyanama be first of all bafite mu mutwe ha kera, bafite mu man na abantu batazi gufunguka mu mutwe ngo barebe ikintu kirimo The Ben. Ibyo bintu ngoma mbikubwira, I'm pretty sure nibyo bintu it's true. Like bashobora kureba bagahita bavuga ati kozi nka last year Nobuja yavuyemo mu bintu bya Ben abivamo aravuga ati simbishaka kubera yari yasabye amafaranga ngo yumvaga ko azabona amafaranga menshi ariko basanga ko ntago bagombaga kuyamuha n'iki. So urumva ko Nobuja ari umuntu ureba amafaranga cyane. Rero iyo comment iyo noza message bari bakwandikiye, it makes sense to me. Like it kind of makes sense to me, like in a way, like ntabwo nabihamya ariko it kind of makes sense to me because nzi ko Nobuja akunda amafaranga. Rero I don't see kubera iki mwaba muzi ko mufite competitor, kuzi ngenda bizi man. Njyewe Bruce Melody aza hano, Bruce Melody yaje hano muri Canada, tugenda ahantu, ibi ntabwo nari kubivuga, ntabwo njya mvuga ibintu byose ariko ndaza kubivuga. Tugenda ahantu muri Toronto, abantu ntibaguza amatike man.
abantu ntabwo baguze amatike, banze kugura amatike, haza abantu bakeya, hafi twaperformingi abantu nka 200, ariko mu bantu 200 Bruce Melody twaramubwiye Bruce Melody abantu 200 ko atari benshi, kubera iki utabakubita playback vuba ugahita ugenda. Bruce Melody yaranze aravuga ati reka njyewe ngomba gusaba go performing live. Tuvuga ati abantu 200 uranze ati rega njyewe ngomba go performing live, ntabwo mbyemera. Nukuvuga ko ibyo bintu kandi byose twaragendaga Bruce Melody ntashobora kwemera ku performing da performing live. Noneho nukuvuga ko abantu bo mu ikipe ya The Ben bagomba kuba babizi ko Bruce Melody akunda live nta n'ikintu kinashobora gukora. Rero wowe nyiri gukompeta ntabwo ushobora kumenya ko ni nayo mpamvu baguze Symphony. Buriya Bruce Melody yaguze Symphony kubera arabizi niba agiye gukora live nziza akeneye araza kugura Symphony kandi ayobrije no kudaperformingira nde The Ben. Sasa rero impamvu nkubwira ko team ya The Ben ari mbi, ibyo bintu byose bagomba kuba babizi, noneho bagahita bavuga turabizi, twaranje kumenya ko Bruce Melody baguze Nuza Symphony. We have to make sure we collect a lot of talented people, guitarists, pianists, abantu bose baba vocalists, backups bande bakaza bagafasha The Ben kuri stage. Kubera last year The Ben yari yakoresheje Symphony, iyo team ya The Ben ntabyo yakoze, nta nubwo yabitekereje. Niyo mpamvu The Ben live ye ishobora kuba yumvikanye nabi, ishobora kuba yakoze na semi live cyangwa ibyo yavuze ngo looping. Ibi The Ben nta nguma mbimubwira, mwamubwira The Ben your team is fucked up man, your team is fucked up. Abo bantu bameze nkaho batagukunda. The Ben nta team agira. The Ben kaze ngusobanurire ubona bujuri kuvuga. The Ben yamusabye imbabazi ejo bundi nyuma y'igitaramo cyabereye muri arena. Urimo kumva kira gitaramo cyabaye ejo bundi, bivugwa ko n'umushoramari washize amafaranga muri bya bintu ari Nobuja wamuzanye. Urimo kunyumva? Barangije bamuyoboke baramufata bajugunya Nobuja hanze. Nobuja yari yaragiye bongeye kumusaba imbabazi ejo bundi agaruka ejo bundi. Igikorwa nyuma y'ibyo byose gikoma Nobuja yongeye gukorana na The Ben ni indirimbo basohoye ejo bundi. Mani byari byoroshye kugenda i Burundi bagakurayo abana bazi gukubita amagikozi. Burundi baruzuye, hari urakata hari baruzuye abana bazi kuvuza gitari, bazi kuvuza amapiano, bazi kuvuza ntuza, bazi kuvuza bro, bakaza bakarushana Symphony. Ariko nobody is creative, nobody is Dumba no mu Rwanda ntago ari ngo giye Burundi man, hari abandi banariga Nyundo isohora abana b'abahanga bazi amabanda akomeye. Mu Rwanda hari izindi bande zikomeye, ahubwo nyine ni cya kintu navuze cyuko uyu twika urumva ni wowe uhora witabazwa. Ariko mu Rwanda abana bazi gucuranga birenze banarenze byatari bagiye basohoka nyine kuri promotion izindi zagiye zikurikira Symphony. Imagine babahari no se bande bita Sebeya iriya yabanjirije ba Symphony yakoraga muri Guma mbere si igihari, baracyahari iriya bande iracyahari. Ariko kuko bo badatwika batagitwika nyine ntago nyine abantu babareba. Nibyo rero uri kuvuga nyine biba bijyanye nyine na team management to The Ben atagira team iri strong ararangiye. Ariko do no ofite njyewe nagize defo yo kutareba, narebe part ya Bruce Melody. Mane numva uzi ko byanjemo no mu bwavuga ati none se ndumva niba Bruce Melody acurangishije Symphony ubu icyo ugiye kureba ni iki? Niba Bruce Melody acurangishije Symphony kandi nkaba mbizi neza ko bagiye kujya kuri stage mbizi ko Symphony itazacurangira Ben. Ikindi nari ntegereje kureba kuri The Ben ko namubonye last year yari kuririmba Nuza Habibi. I saw it last year the same day man. I'm not gonna fucking be sitting on the first every time ndimo ndareba Habibi noneho bayicurangana nabi Symphony itarimo. I was like ntacyo nahise nirya, mfashe telefone nanyifishe gute ndyamye nisinzira. wahise wisinzirira? Sinisinzira, telefone iri mu ntoki narebye bya Bruce ufatamo numvaga mu mutwe wanjye bitarimo biraza ibyo ntegereje, ntabwo byari birimo biraza. Ndumva rero uko wasinziriye niko abandi bacinsinziriye bose. Niko abafana muri stade bahise bahaguruka barigendera, The Ben asigara arira. Muyoboke yikubita hasi, niba bari muyoboke mugere bazana muyoboke ari muri ntuza. However much, which does now mean ko
ibyo murimo muravuga byose nshobora no kubyemera. Nshobora kuvuga ati yego abafana ba Bruce Melody basakuje. Abafana ntabwo bashobora gusakuza urimo uraririmba nabi. Abafana ntabwo bashobora gushyira amaboko hejuru, byari nabivuze. Ntabwo bashobora gushyira amaboko hejuru. Abafana ntabwo bashobora kugufana, ntabwo bashobora kugushigikira urimo urakora ibintu bidahuye. Like nyine ubicuranga nabi. So rero Bruce Melody yari afite impamvu abafana bashobora kumukurikira, bashobora no kuvuga ati mugire gutya akagira gutya, no kuvuga ati ibingibi ninde mu kuzisubira kubera byumvikanaga neza. Ntabwo bishobora kuba byumvikana nabi ngo ubwire abafana ngo kubera bagufana cyane ngo bashyire intoki. N'umufana ashobora kuvuga ati reka ntabwo nanyije gufana uyu ngo ariko sibi nibi reka bari mu biro bavuga nabi. Noneho The Ben we kubera byashobokaga ko abafana bishobora kumvikana nabi cyane Bruce Melody arangije kuva kuri stage byumvikanaga neza, noneho The Ben yaza aho bikumvikana nabi, abafana bahita bumva ko wapi nta kigenda, bahita bumva ko nta kigenda. Urumva bad ikiza muri ibyo amafaranga The Ben ntuza kuyatahana kwa Pamela, ibyo turabizi. Ariko by'amafaranga iyo twataye gutanga amafaranga hariya nani Dumba kare kumwe, iyo twagiye gutanga amafaranga hariya tuba dufite icyo twaguze. Sinzi uko unyumva mufite none ni ukuvuga ngo ahangaha ubisobanuye neza cyane. Ahubwo what we gonna do, we need our money back. Hagomba competition ishaka amafaranga yacu asubiza amafaranga abafana. We need our money back kuko yadupfunyikiye. Nawe ushaka when you say that ngo amafaranga agiye kuyatwara kandi yadupfunyikiye ibiri arazana ngo excuse ngo Bruce Brown, Chris Brown sibyo nibiki. None se wakoze ibyo Chris Brown akora ngo dufata kugumura abaturage. Ntabwo ari kugumura abaturage. Iyo uretse gato wowe uravuga ngo amafaranga agiye kujya kwa Pamela, turabizi ko agiye kujyayo, ariko none se how about the audience? Pamela ubu ngubu yatangiye no gufata trip indege Dubai, araba next week twari dufite gahunda yo kujya. Unyumvire Banyarwanda. Ubu Pamela is getting ready to go to Dubai. Urugo The Ben arangije iyi ngiyi bolo ahita afata Pamela bakagenda bagakubita icyumweru ngira ngo nk'ibyumweru. Uri kumva Abanyarwanda kazi, none muri kumva niba bashobora kutwihenuraho atya. The Ben ukuza kuri manganya ngo yazanye ngo bazanye ngo Chris Brown ngo Jesus akanabidefanda nta n'isoni. None Dumba amafaranga amaze kugera kwa Pamela. I have news for you. Pamela is packing luggages right now, my friends. Okay, so hejuru ya Ben kuba performingira nabi bwakeye Pamela. Guys, reka ndyame bye joro byiza. mbere yuko ugenda vayo hano Dumba, uyu mumama aravuga ko umujyanama wa The Ben wa hafi wari ushinzwe ibikorwa bye bya hafi, The Ben yaguze gutya akamupresenta kuri wowe. Urimo kunyumva? Akavuga ko The Ben ari amarira yaraye nk'ay'ingona. Twahakanye turavuga ati se ibyo nibyo? Aravuga ati kimenyi Dumba The Ben yamupresentation nk'umufatanyabikorwa we wa hafi. Muzane Dumba bivuga hari nguye ari ahangaha. Hambo Dumba ibyo nibyo The Ben uyu muntu yari umuntu we wa hafi. Urabicanze reka mbyivugisha. Urakoze cyane. Okay Dumba, ikintu navuze navuze ku bintu bijyanye n'ukuntu The Ben yazanye abana ba nani buriya mu raperi kuri nani kuri stage. Mvuga ko biri ari ibikorwa byo kugira ngo akure amarangamutima y'abantu. Mbaho urugero yuko ibyo bintu n'ubundi na mbere byakorwaga kandi mu babikoraga. Wowe? Yes. Ndangije hari abantu baje hano baramburanya ngo wowe ngo se ngo n'ibikiri biki ngo nta nubwo ngo ndavuga noke. Tuvuge ko The Ben atanzi nkuko muri kubivuga, ariko nibuka umuntu wenda waba ubizi cyangwa wenda niba byibuka umuntu witwa Dumba. Umunsi The Ben afite igitaramo muri Canada, umujyi sinshaka kuvuga ariko yari muri Ontario. Yarakumpresence muri vestiaire akubwira ko ndi mushiki we, niba ubyibuka nandi kumwe n'umugabo wanjye dufata n'ifoto niba ubyibuka. Njye mfata ifoto nawe.
no twafashe ifoto na The Ben amaze kukumpresenta muri vestiaire sibyo arakubwira ngo uyu ni mushiki wanjye ngo yambaye hafi ngo kuva ku munsi wa mbere yinjira muri Amerika ndabeshya ntabwo nkwibuka neza The Ben yampresence abantu benshi of course for sure ntabwo nibuka neza uwuriwe ariko n'umujyi ntabwo urimo urawuvuga hari abantu yampresence turi muri Real hari abampresence turi Ottawa hari abampresence turi muri Hamilton hari abo yampresence turi njye navuze muri Ontario ubwo umujyi ntabwo Ontario twagiye Hamilton Toronto na Ottawa ubwo mujyi Hamilton yagize gusangira n'abantu ariko ntabwo yakoze concert ariko yashoraga kumpresentire y'umuntu hari abantu yampresence aho yakoze concert ubwo yari Toronto cyangwa Ottawa ubwo ni hehe muri aho habiri ni hamwe muri aho ntabwo nshobora kuvuga ko ari abantu benshi hari abantu benshi ese umujyi urawuhishira iki cyanyubira oya ntabwo ari ngombwa kuri safety yanjye ntabwo ari ngombwa ngo tumuhavuge mama rero mama hamo ntabwo nkwibuka ntabwo nza kukwibuka ntabwo nshaka kukwibuka okay nta kibazo ntunyibuka ariko urumva icyo narindi kuvuga nta yindi deal yindi wari urimo ndibaza nta n'ikindi kintu uza kongeraho mu gihe ntazaho aho nkuzi Godfather this is useless umukureho aveho oya reka ariko savuza hano mwahuriye it's useless man ntabwo biri useless arimo aravuga ibintu bidahuye nese ngenda menya gute ibyo arimo aravuga hano arimo arirya n'ibindi araza kubyiryamo cyangwa nabeshe aba mwahuriye njyewe ntabwo muzi ntabwo nzi aho nahuriye na yarari baravuga amahombo reka mbabarira nkubwira n'imyenda wari wambaye se tawa nyine gutumira n'ifoto nahafashe gutumira n'ifoto twahafatiye se watubwiye umujyi hambo nawe urantebutse suko nari nkuzi wafashe ifoto nanjye nawe urimo okay bro iyo foto y'umuntu Godfather ishireho ndayishora kuwibuka nshora kukwibuka ariko otherwise ntabwo nishyira ku karubanda arayimpa yimpe muri DM turebe okay ndayimuha ase watubwiye umujyi by'amafoto bikavamo sinumva nakabuna n'ibintu birebire cyangwa kumize point ye twunyumve okay ngiye urumva icyo navugaga ntabwo nta bintu birebire icyo navugaga nuko bari barimo barampakanya ko ngewe na The Ben tutaziranye sibyo kumenya na The Ben gasi ibintu birenze abantu barabazi abantu benshi babazi Ben ntabwo uburyo ariko twavugaga abantu baziranye bwo boziranye nawe ushobora kuba uzi ko uziranye na The Ben ariko uko muziranye ariko atari ko tuziranye ariko urumva icyo nandi ku point twavugagaho nuko abantu ndavuga ni okay Dumba yari ahari kandi nibuka ko The Ben yamumpresence urumva ntabwo ashobora kumpresenta umuntu ku muntu bazanye wari urimo kumufasha ibintu ndi umuntu just like that urumva ibyo navugaga okay so urumva nari nambaye bote z'umweru uranyibuka neza kuko njye twaranavuganye nawe nyuma ndavuga nti ni wowe Dumba ndi kuko ndanaguhobera reka kubesha wikwijijisha tubwire umujyi mu gihe nazaho nakubonye urumva ndabona ifoto sinabona kubonye reka tuvuge ko abantu bari benshi wenda baje bagakora nk'ibyo byose ariko ndabizi neza kubyibuka ni ukuri kw'Imana ntabwo ndimo ndakwirengagiza okay niba utabyibuka sinkurenganya ndibuza gutuma kandi ndashaka no kukwibuka ndashaka no kukwibuka kubera ntabwo ndi umuntu uhura n'abantu nahiza nkahita mbirengagiza ntabwo ari uko nteye ese watubwiye umujyi ariko ntabwo urimo uraparticipate umujyi ni muri Toronto okay noneho Toronto nanone navuganye n'abantu benshi uribuka The Ben yarakumpresence arakubwira ati uyu mumama yaramfashije kuva ku munsi wa mbere uhita uzuramhobera turahoberana muri vestiaire inyuma kuririmba birangiye
none se sheri wanjye ko nahobeye abantu benshi ko bampobeye. oya urumva sindi kubigushinjira ngo ubyemere. Icyambere by the way si icyo ngicyo turimo turajya iyo conversation yemera cyane. abantu bose bahobeye bari bambaye bote, umuntu yakubwiye ko yari yambaye bote, wagerageje kwibuka. Ntabwo narebye none se abantu bahobera bareba mu maguru. Impamvu wenda nakeka ko abyibuka nuko The Ben yabimubwiye ahita avuga ngo ngo riri ubona ko nyine ubaye interested yarakubwiye. Mpaka y'ibi bintu Dumba reka duce mpaka z'ibi bintu fungura nkwereke. Iki kiganiro kirimo kirajya Dumba mbere ufungure nkwereke mpite bicaye mpaka ifoto nayibonye mpite nyikira ufungure wawe nkwereke. Please fungura nkwereke. Turarwana niki? Reka mbereke. Fungura nkwereke. Sha ibyo byoroshye Titi Brown. Ibi byoroshye guca impaka muri ubu buryo. Umva nkumbwire Hambo uranyumva? Agiye kutumanura. Uranyumva Hambo? Recharging nkwereke. Ugiye kutumanura. Recharging nkwereke. Ibyo byoroshye. Ni iryabe n'undi byinshi. Recharging nkwereke wibeshe ugenda utankanzeho. Ibi bintu mwihaye reka duca impaka muri ubu buryo. Abantu muri bitangaza mutapinye nkwereke. Reka nkwereke reka duca impaka. Kimwahere mwareke mo 001. Tapinga nkwereke. Ereka muraje mubigize intambara. Hambo reka nze ncipaka muri ubu buryo. Reka njimpaka rizika njimpaka. Murafata ibintu mukabigira intambara. Uziko mufata ibintu mukabigira intambara nkaho ari ibintu bidasanzwe. Kira cyo kibango gifungure kubwira duma gufungura ni nko kumubwira ngo naje kugira. The fuck. Mu buzima ni bari ikintu cye kintu umutwe. Mureke mbereke. Reka duce impaka. Ku ifoto wayimpaye reka duce impaka. Hanyumvira. Nacyo bone abantu bajya barya mu mutwe situmba nabarimo iki mutapinge bereke.